bakunzi ba channel yanjye ya Mukandengo Marie Clarisse cyangwa Marie Clarisse, nabwo yibishyizemo bizamo. Nkomeje nanihanganisha abantu cy'uburwayi bwo mu mutwe biturutse ku bikomere bya jenoside. Kristo Yezu akuzwe. Iki gihe turimo ni igihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside. Wowe wahuye n'ibibazo, we wahuye n'ingaruka cyane cyane z'uburwayi bwo mu mutwe, ndagukomeje, humura kandi kuba ukiriho ntabwo ari ku mbaraga zawe, si impamvu zawe, ahubwo ni impamvu y'Uwiteka Imana, niko yabishatse. Kristo Yezu akuzwe. Njye rero iyo ndebye biriya bihe ukuntu byari bimeze, ukuntu abantu bari inyamaswa, mbona biriya bintu ari iby'abantu bateguye kuva kera. Urugero, nitwa Marie Clarisse Mukandengo, abenshi bazi ko navutse mu 1984, ariko jyewe navutse 82. Kristo Yezu akuzwe. Uti se byagenze bite kugira ngo mpindure imyaka yanjye? Muri iriya minsi byegereje jenoside, jyewe ababyeyi banjye, umwe yari umuhutu, undi akaba ari umututsi. Kristo Yezu akuzwe. Papa niwe wari umuhutu, mama akaba umututsi. Noneho mu myigire yacu byari ikibazo kuko mama yari umugore wa kabiri. Ni ukuvuga ngo iteka nigaga kuri primaire bitaga ni iya Burema, ni muri Nyarugenge, n'ubu haracyariho Burema, ariko abantu bitwaga abatutsi bose twiganaga. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe kubw'uko mama yari umugore wa kabiri, ubwo twagenderaga muri abo batutsi. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo iteka rero abandi barigaga, tukajya tukumva ngo hari umuntu ushaka abatutsi hanze. Ndabyibuka hari ibiti byinshi by'amasombe, abantu mukiriho twiganaga, ndumva mubizi cyane. Twahoraga twicaye mu biti by'amasombe dutegereje uwo muntu udushaka tukamubura, abandi bataha igihe cyo gutaha kigeze, ubwo natwe tugataha. Ejo bikaba uko nguko. Noneho rero twe muri jenoside rero bigeze, ubwo umudamu wa papa nyine mukuru baramwishe n'abana bamwe. Noneho natwe ubwo hari umwobo twabaga turimo, ku bwa Nyagasani nyine wabishatse, tubona turasigaye. Ariko gusigara nta kundi. Byibuka ku munsi bano bantu bahungaga bajya muri Kongo, nibwo natwe twavuye muri uwo mwobo twari turimo, yebwe na mama yari adufite turi abana 4, ariko papa ntabwo twari tuzi iyo yari ari, urumva n'amacenga. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo rero tuva muri uwo mwobo twaje guhura na papa, ahita atubwira ati hari abana banjye barokotse, reka tujye kubiba. Nuko biba ngombwa ko tuba mu nzu imwe, ariko nta rugi rwarimo, nta dirishya ryarimo, nta ntebe zarimo, ibintu byose bari babisahuye. Abantu banywaga amazi mabi, amazi aho mama arangije, nkeka hari ko ari nkaho ari nkanjye yakundaga, kuko ntabwo ari njye wari mukuru, ariko abarambwiye ati mwana wanjye ngwino umperekeze. Mama naramuherekeje, nagiye kubona mbona abasirikare benshi ari umurongo umwe. Mama arambwira ati rero mwana wanjye ntugire ubwoba, bariya basirikare ni inkotanyi, humura, njye ngiye kubasaba itabi. Kristo Yezu akuzwe.
mama yaragiye rero, uwa mbere aradusuhuza, tugeze ku wa nyuma dusanga turamuzi, ni uwo muri karitsiye, abaza amateka y'umuryango we, mama aramubwira ati byararangiye. Nuko arangije ahita amubwira ati rero nashakaga agatabi. Nuko ikintu nibuka ni uko yamuhaye itabi, turanywa kiryoshye. Bigeze nimugoroba rero ndabyibuka mama yaravuze ati ubwo inkotanyi zaje nta kintu nkibaye. Hari ihene batari batwaye, ahita avuga ati rero ubwo tugize umugisha mu rugo bari boroye ihene, ati ubwo ihene batayitwaye reka tuyibage turye, ubwo inkotanyi zaje ntabwo tugipfuye. Kristo Yezu akuzwe. Nuko ubwo ngubwo rero ubwo ihene barayibaga, ni ukuvuga ngo bashyira ku ziko, ariko jye numva ijwi rimbwira ngo ntabwo ibi biryo muri bubirye. Kristo Yezu akuzwe. Ndabyibuka hari ibitoki umukozi yari yarenze bitaga bunyereri, noneho ubwo nabyo bari babyenze, bima abana umutobe, babima n'imineke, ngo barashaka gukuramo urwagwa kugira ngo babashe kunywa bishime kubw'uko inkotanyi zaje. Nuko biza kurangira rero mbabwiye ibi bintu byose mwatwimye, ndababwiye ko muri bubisige. Bigeze mu masaha ya nimugoroba, wa muntu wahaye mama itabi abaraje aradutwara atujyana ku irebero. Abantu bari barahungishirijwe ku irebero murabizi, ariko nta gihe twamaze kuko bwakeye batujyana i Kabuga. Nta modoka yari yemerewe gucana amatara nijoro, kandi bari batarafata Kigali, ni ukuvuga ngo badutwaye mu modoka zimwe bitaga Tata, hariya i Nyanza hariya hari urwibutso, hari imibiri myinshi y'abantu bari barakuwe muri Eto. Hari ahantu hagoye cyane kugira ngo imodoka itambuke iyo mibiri y'abantu, ariko kubw'uko ari abantu bari bahungishijwe n'ubundi byabaye ngombwa ko bahanyura. Kristo Yezu akuzwe. Baratujyanye rero ariko ntibyari byemewe, kuko nibuka yuko twagiye tubona amasasu aca hejuru mu modoka, amabombe yacaga hejuru. Ni ukuvuga ngo nubwo ari turi imodoka ariko twari dufite ubwoba. Noneho rero turagenda batujyana i Ndera, tugeze i Ndera dusanga haruzuye, nibwo bafashe umwanzuro wo kuduhungishiriza i Kabuga. I Kabuga rero twarahageze, nibuka ko twabaye mu kiliziya, baratubwira ngo ahantu hose hari imiti, mugume aho ngaho, mwirinde kugenda hatagira umutego uturikana. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo nibwo buzima twabayemo muri jenoside, ariko mu kugenda ubwo mama twagiye mu modoka zitandukanye, ariko papa twarajyanye n'abavandimwe bari basigaye batapfuye twari turi kumwe. Gusa ibyo naboneye i Kabuga nabonaga ari ibintu bitoroshye, byari bikomeye cyane, kuko inkotanyi zakoze ikintu njyewe ubwanjye n'izi saha njya nibazaho, nkumva neza neza ni ikintu gikomeye cyane. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo nubwo twageze aho ngaho turi aba mbere, ariko hari abandi bagiye bazana. Ndabyibuka batubwiraga ko hari abantu bakuye muri Saint Paul, hari abo bakuye Sainte Famille, mbese hari abo bakuye mu kiliziya impande n'impande. Ariko abatugeragaho bose, urebye abageze aho ngaho bwa mbere ni twebwe twagaragaraga ko turi bazima. Abandi bose hari uwo bazanaga atagifite amaso yose, hari uwo bazanaga atagifite amaboko yose, hari abo bazanaga umuntu atagifite amaguru yose. Kristo Yezu akuzwe.
rero jenoside yabayeho, abapfobya jenoside sinzi icyo bapfobya, twebwe kuba tukiriho nanjye navuga ko ari ububasha bw'Imana, kuko ntabwo navuga ngo ndi umututsi kandi sinavuga ngo ndi umuhutu, kuko papa yari umuhutu, mama ari umututsi. Ubwo rero hagati aho ngaho nanjye sinavuga ngo ndi iki ngiki. Kristo Yezu akuzwe. Ariko inkotanyi ntabwo zigeze zirobanura, twese badufashe nk'abantu bafite ikiremwamuntu, atari ukuvuga ngo ni abantu b'inyamaswa cyangwa se n'ubwoko ubu n'ubu. Kristo Yezu akuzwe. Dusabirane rero, kandi wowe wagize ibikomere wihangane, humura, Yezu arakuzi, Yezu aragukunda, kandi hari impamvu wasigaye, ko ari ukugira ngo abapfobya bose babashe byibuze kugarura ubumuntu, bamenye ko ibyo bintu byabayeho. Dusabirane rero muri iyi minsi 100, dukomeze kunga ubumwe kugira ngo tuzabone n'iherezo ryiza ry'ubuzima. Kristo Yezu akuzwe.